Mwiriwe neza ndabasuhuje aho muherereye mu nce z'igihugu, amajyaruguru, amajyepfo, iburengerazuba n'iburasirazuba n'umujyi wa Kigali, tutibagiwe abadiaspora aho muri hose, i Burundi, Congo, Kenya, Canada, USA, mwese turabasuhuje cyane. Tubaye ikaze kuri Agape Official, aho tuganira ibiganiro bitandukanye by'ubuzima, ubuzima bw'abana, ubuzima bw'abagabo, ubuzima bw'abagore batwite. Ni ukuri ntuzagire ikibazo ngo ukihererane, jya muri comment utwandikire, nicyo tubereye kubafasha. Utibagiwe no gukora like, subscribe, share na comment niba ikiganiro ugikunze, kugira ngo wibuke no gukora kuri kazogera cyangwa se kuri notification uko twaprodinze ikiganiro, ujye uhita ubona ikiganiro twashyizeho. Rero uyu munsi tugiye kuganira ku cyo abantu benshi bakunda kwita ngo ni STI, cyangwa se niyo dukoresha kwa muganga, icyo dukunda kwita sexual transmitted disease, indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Izi ndwara rero zandurira mu mibonano mpuzabitsina akenshi zikunda kwandura mu gihe umugabo cyangwa se umugore ukoze imibonano mpuzabitsina idakingiye. Imibonano mpuzabitsina idakingiye ni igihe uryamanye akenshi n'umugore utari uwawe, ni igihe uryamanye n'umugabo utari uwawe, ni igihe uri umwana w'umukobwa ukaryamana n'umugabo cyangwa se n'umusore ngo ni uko mukundana. Akenshi iyo mibonano mpuzabitsina idakingiye niyo usanga iteza ibyo bibazo, guteza indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Hari abagore benshi bibwira ko kuba yaboneje cyangwa se abana b'abakobwa, abenshi basigaye bagira ikibazo cyo gutekereza ngo akavuga ngo ari kwirinda gusama, agafata imiti akirinda gusama, ariko akibagirwa ko hari indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina. Indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina si sida gusa, hari indwara nyinshi zitandukanye zandura mu mibonano mpuzabitsina. Rero kurikira ikiganiro ni ukuri ntukihutishe, umenye byinshi byimbitse kuri izi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ni ukuvuga ngo imibonano mpuzabitsina, nujya gukora ubushakashatsi cyangwa se yaba kuri Google, ni ukuvuga ngo bakubwira ko imibonano mpuzabitsina ikorwa mu buryo butandukanye. Imibonano mpuzabitsina ishobora gukorwa mu gihe umugabo cyangwa n'umugore bahuje igitsina, penis and vagina. Ni ukuvuga ngo ni igihe imibonano mpuzabitsina yakorewe hasi ahabugenewe. Hari n'imibonano mpuzabitsina ikorerwa mu kanwa. Hari abantu benshi bari buvuge ngo ese ibyo ni ibiki, nyamara iyo mibonano mpuzabitsina irakorwa, gusa ikunda gukorwa na bano bakora amashusho y'urukozasoni za pornography. Imibonano mpuzabitsina ikorewe mu kanwa nayo ibaho. Hari n'imibonano mpuzabitsina ikorerwa mu kibuno, ariyo abo bantu benshi, abaresibiyene benshi cyangwa se abagay benshi bakunda gukoresha byo kurongorana mu gitsina. Ni ukuvuga ngo hari n'indi mibonano mpuzabitsina igikoreshwa abantu benshi badakunda guha agaciro cyane. Ni ukuvuga ngo iyi mibonano mpuzabitsina ni igihe bano bakobwa abenshi cyangwa se abagabo bakunda gukoresha ibikoresho bitandukanye. Ibyo bikoresho bitandukanye ni ibikoresho nyine by'ibipupe, utumashini bita ngo ni utumashini ngo tw'igitsina cy'abagabo cyangwa se akamashini k'igitsina cy'abagore. Ibi nabyo bibaho, abantu benshi bari buze kubyibazaho, ariko ibi nabyo bibaho. Rero turaza no kubona nabyo ibibazo bijya biteza. Rero iyi mibonano mpuzabitsina niyo bakunda kwita ngo ni sex toys, yo gukoresha ibipupe. Rero indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ni nyinshi zigiye zitandukanye. Ni ukuvuga ngo harimo iyo twita HIV, hari n'iyo twita HVP cyangwa se human papilloma virus, hari iyo dukunda kwita herpes. Herpes nayo ni indwara abantu benshi badakunda kubona cyangwa se bakunda kwita candida, niba ntibeshye. Herpes mu kanwa irandura, no hasi mu gitsina ikandura, kimwe n'uko umuntu arwara candida mu kanwa akarwara no hasi mu gitsina candida. Iyi ngiyi rero niyo iyi ndwara ishobora kwandura muri ya mibonano mpuzabitsina twabonye
ikorerwa mu kanwa. Niho ushobora gusanga wakuyemo iyi ndwara mu gihe umuntu ayifite mu gitsina ugasanga urayirwaye uyanduye mu kanwa, cyangwa se yaba ayifite mu kanwa ugasanga ayikwanduje no mu gitsina. Hari niyo twita hepatite B, harimo za sifilisi, zo twita za mbugu, imitezi, ni nyinshi zigiye zitandukanye, gonoreya, sifilisi, herpesi, HVP, sida n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Tumaze kubona rero izi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ni indwara nyinshi zitandukanye. Ni ukuvuga ngo rero izi ndwara rero hari n'uburyo zanduramo. Ni ukuvuga ngo izi ndwara zandura, iya mbere nka sida cyangwa se HIV yandurira mu mibonano mpuzabitsina. Iyi ndwara yandurira mu mibonano mpuzabitsina. Sida nta gihe uzapfa kuyisanga hanze gutyo gusa, ntabwo uzafata ikiyiko umuntu urwaye sida yarishije ngo nurangiza uhite urwara sida, oya, ahubwo yandurira mu mibonano mpuzabitsina. Icya kabiri, izi ndwara ushobora kuzandura cyangwa se ushobora kuzirwara mu gihe, ukazandura mu gihe wakoresheje ibikoresho bikomeretsanya cyangwa se ibikoresho bikunda gukoreshwa kwa muganga nk'inshinge, inzembe. Ni ukuvuga ngo ibi bikoresho by'ubwabyo bishobora gutuma umuntu arwara sida cyangwa se akandura n'izi ndwara zigiye zitandukanye. Ni ukuvuga ngo nk'izi nshinge akenshi uzazisangana nko ku bantu bafata ibiyobyabwenge, abantu bakoresha ibiyobyabwenge byo kwitera inshinge. Ibiyobyabwenge rero by'ubwabyo gutizanya, mbese gutizanya inshinge, ndarukoresheje nduhaye undi, nararukoresheje nduhaye undi ararukoresheje, kandi ntabwo uzi indwara ndwaye, nawe urukoresheje ntuzi indwara ndwaye, sinzi indwara urwaye. Ni ukuvuga ngo ugasanga umuntu arwaye sida mu buryo atatekerezaga, avuga ngo sinigeze nkora imibonano mpuzabitsina, kandi akiyibagiza ko hari ibiyobyabwenge akoresha yitera. N'ubundi buryo izi ndwara zishobora kwandura mu gihe hari gukorwa oral sex nababwiye yo gusomana mu gitsina. Ushobora kuyandura mu gihe umuntu afashe umunwa we akajya gusoma undi mu gitsina, cyangwa se ari gukorwa ya mibonano ikorerwa mu kanwa. Iyo ngiyo niho rero usanga umuntu yarwaye za ndwara za herpes. Ibi nabyo bishobora gutuma kwanduza indwara. Ikindi kintu gishobora kwanduza ni ugufata intoki ukazishyira mu gitsina warangiza ukazishyira mu kanwa cyangwa se ukazitamika undi. Nabyo bishobora guteza uburwayi, bishobora gutuma habaho spreading cyangwa se gukwirakwiza iyi ndwara. Ikindi, kugira abantu benshi muryamana, gukora imibonano mpuzabitsina mu kajagari, nabyo ubwabyo biteza indwara nyinshi zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Aba bantu rero akenshi bari muri risike yo kugira izi ndwara, baba tipe bakundana n'abakobwa ugasanga atendetse abakobwa nka 4, kandi nyamara ntazi ngo uyu mukobwa aryamanye wa mbere arwaye iki, ntazi ngo uwa kabiri arwaye iki. Umwe ashobora kuba afite sifilisi, umwe akaba afite umutezi, undi akaba afite imbuga, ugasanga agiye akusanyije bya birwara byose arabyanduye. Rero ni byiza ko nimba ufite umuntu mukundana, ni byiza ko nimba bibaye ngombwa ko muryamana, mubanze mugirane ikiganiro, ubanze umenye se izo ndwara ubundi nta nubwo yigeze azirwara, ubanze umenye ngo ese ubuzima bwe buhagaze gute, nta sida arwaye. Ni byiza ko mugirana ibiganiro hagati yanyu niba mukundana, niba mugiye gukorana imibonano mpuzabitsina. Ikindi kintu gishobora gutuma habaho gukwirakwiza iyi ndwara ni ugutizanya bya bikoresho twabonye ku bantu bakoresha sex toys. Ugasanga nimba ari abakobwa b'abazibiyene bakoresha bya bipupe by'igitsina cy'abagabo, ugasanga aragikoresheje agereje undi nawe agikoresha. Ibi nabyo bwabyo bituma ba spreading cyangwa se kwirakwira by'izi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Hari ibimenyetso rero bigiye bitandukanye bigaragara ku muntu wanduye izi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Hari ibimenyetso biri ku bagabo, hari n'ibiri ku bagore. Ni ukuvuga ngo ku bagabo akenshi uzasanga umugabo azana ibintu mu gitsina by'umweru cyangwa se by'umuhondo, mbese icyo dukunda kwita kwa muganga ngo ni discharge.
ibi bintu rero bizaza bisa umweru cyangwa se bisa umuhondo, usanga bifite oderi itari nziza, kandi akenshi ku bagabo izi discharge ntabwo zikunda kugaragara, sibyo kwenda abagore bajya bagira ururenda rubarinda kuba bakandura indwara za hato na hato zibonetse, ariko abagabo sirekereza ko uru rurenda barugira. Icya kabiri, ikindi kimenyetso uzabona ku bagabo ni uko uzasanga ajya kunyara, ajya kwihagarika akababara. Iyo ajya kwihagarika akababara rero ni ikimenyetso, bimwe mu bimenyetso bishobora kumwereka ko ashobora kuba yaranduza indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina. Ikindi ni ibara ry'inkari anyara, ugasanga anyara inkari zisa umuhondo cyane, nabwo akazinyara. Ku bagabo tumaze kubona ibimenyetso bitandukanye, ni ukuvuga ngo umugabo ashobora kujya kwihagarika akababara, yajya kwihagarika akababara, ushobora kujya kwihagarika kumva inkari ntizishyira, yakumva yakomeza yihagarika buri kanya. Ikindi kimenyetso ni uko azajya kwihagarika agasanga inkari zisa umutuku cyangwa zisa umuhondo, nabyo ni ibimenyetso bishobora kumwereka ko yarwaye izi ndwara zandura mu mibonano mpuzabitsina. Ikindi, ashobora kugira ibisebe ku gitsina cyiwe, cyangwa se hakazaho ibiheri bidasanzwe, ugasanga hajemo ibiheri bivumbukamo ibisebe, ugasanga arishimagura, byose byamubangamiye. Ibi ngibi rero nabyo ni ibimenyetso bishobora kwereka umugabo ko yarwaye indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ibimenyetso rero bigaragara ku bagore, umugore ashobora kujya kwihagarika akababara, nawe semu n'umugabo. Umugore ashobora mu gitsina cye haragenda hakumagara, ni ukuvuga ngo yaba acide irabura kubera ko hari ikintu cyinjiye mu mubiri, hari bagiteri yinjiye, hari agakoko kinjiye. Rero ugasanga umugore warwaye izi ndwara mu gitsina cye haba humagaye. Icya kabiri gishobora kugaragara ku mugore ni uko abura ubushake bwo kuba yakora imibonano mpuzabitsina, ni imwe mu bintu bishobora kugaragaza ko yarwaye izi ndwara. Ikindi ku bagore ni uko ashobora kugira ibisebe, semu no ku bagabo ashobora kugira ibisebe ku gitsina, ku myanya ndangagitsina yiwe, cyangwa se akazanaho ibiheri. Ibyo rero nabyo ni ibimenyetso bishobora kugaragaza ko umugore yanduye izi ndwara zandura mu mibonano mpuzabitsina. Ikindi kintu gishobora kubigaragaza ni uko uzasanga umugore ajya kwihagarika akababara, uzasanga umugore ajya gukora imibonano mpuzabitsina akababara, uzasanga umugore yihagarika inkari z'umuhondo zijya gusa n'umutuku. Ibyo rero ni ibimenyetso bigaragara kenshi ku bagore ndetse no ku bagabo, nabibabwiye ibyabo. Ni rero uburyo bwo kubyirinda kwa mbere ni uko nujya gukora imibonano mpuzabitsina kandi ukaba ugiye kwikorana n'umuntu utizeye, koresha kondomu, koresha agakingirizo. Burya agakingirizo mbese karinda byinshi. Agakingirizo kazakurinda gutwara inda, agakingirizo kazakurinda kurwara izi ndwara zandura mu mibonano mpuzabitsina, agakingirizo kazakurinda kurwara sida. Ariko kuboneza urubyaro nushyiramo agapira cyangwa ukaba binini bikurinda gusama, ibi ntibizakurinda kurwara indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina, ntibizakurinda kurwara sida, ntibizakurinda kurwara hepatite, mbese indwara zose ntabwo zizakurinda kuzirwara nuboneza urubyaro. Ikintu cya mbere rero gishoboka gukoresha ibi ngibi ni uko ukoresha agakingirizo mu rwego rwo kubyirinda. Hari n'ubundi buryo nibagiwe kubabwira, izi ndwara zishobora kwanduruzamo umubyeyi mu gihe ari kubyara umwana, cyangwa se umubyeyi mu gihe atwite. Ni ukuvuga ngo impamvu mwibutse nkakabibutsa ni uko abagore benshi barwaye izi ndwara za gonorrhea cyangwa se za syphilis, akenshi iyo babyaye abana bavuka bafite ibibazo by'amaso, abana bavuka na za ndwara bababyeyi bafite. Aka kantu tukitondera. Ni ukuvuga ngo mu gihe umugore afite izi ndwara akaba atarazivuje ngo avurwe akire, akenshi iyo umwana agiye kuvuka avuka arwaye amaso, yaragize ibibazo by'amaso kubera izi ndwara zandura mu mibonano mpuzabitsina, cyane cyane indwara ya gonorrhea na syphilis. Iyo umugore ayifite akajya kubyara, akenshi usanga umwana ayirwaye nawe akayanduriramo. Rero reka dukomeze uburyo bwo kuyirinda. Tubonye ko ari ugukoresha kondomu. Icya kabiri,
nimba wumva hari ibimenyetso wagize bidasanzwe, ihutire kujya kwa muganga kugira ngo uvurwe hakiri kare utarazana ibindi bimenyetso. Hariyo bajya bavuga ngo ituma ngo n'umugabo ngo igitsina gicika, ngaho nyine bazi igitsina gicitse giciwe nuko wanduye indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina kandi utabuze ubuvuzi wegereye ivuriro. Ni byiza rero ko kwivuza kare biruta, mbese kwirinda biruta kwivuza. Rikoresha kondomu. Nimba wumva wagize ibimenyetso bidasobanutse cyangwa waryamanye n'umuntu utizeye, jya kwa muganga ujye kwipimisha urebe ko uhagaze neza. Ni byiza ko nimba umenya amakuru y'uko umuntu mwaryamanye ashobora kuba arwaye izi ndwara, ashobora kuba arwaye sida nka hepatite cyane cyane na sida. Yewe n'izi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina nazo ntabwo umuntu aba azi uko ahagaze. Ukaba waryamanye n'umuntu ukaba utamwizeye, kwa muganga batanga prophylaxis. Kwa muganga batanga ibinini birinda kwandura. Ni ukuvuga ngo ibinini nimba waryamanye n'umuntu ukaba utamwizeye, yihutire kujya kwa muganga byibura amasaha 72 atarashira uryamanye n'umuntu. Ujya kwa muganga baguha imiti ikurinda kwandura sida, jya kwa muganga baguha imiti ikurinda kwandura hepatite nimba bamenya amakuru ko afite hepatite yo mu bwoko bwa B. Jya kwa muganga baguha imiti ikuvuriza indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina. Ibintu byaroroshye. Iyo uryamanye n'umuntu ukamukeka, hari n'uwo muryamana kwa ko arwaye sida kandi akaba yumva agomba kuyanduza abantu bose, nyuma akazabyigamba, akigamba ko yaryamanye nawe kandi arwaye sida, cyangwa ukabwira n'amakuru y'abantu b'iwawe. Ihutire rero nyaruka wirukanka ujye kwa muganga. Leta yarabyoroheje, uzagenda baguha imiti kurinda kwandura sida, ubeho utarwaye sida, ubeho ufite ubuzima buzira umuze. Ikindi kintu tugomba kwirinda ni ukwirinda gutizanya bino bikoresho twabonye, byaba ibikoresho ku bantu bakoresha ibiyobyabwenge, kwirinda gutizanya ibi bikoresho byo kwa muganga bitemana, ibikoresho byo kwa muganga bikomeretsanya, ntabwo ari byiza. Ni ukwirinda kubikoresha. Ikindi ni ukugerageza nimba uri umugabo ukaba uzi ko wagiye hanze, hari ukuntu wibese hariya hanze hirya, ni ukurigerageza uze ubwire kandi ukaba waryamanye n'umugore wawe, mubwiza ukuri kandi ukaba wabonye ibimenyetso by'uko ushobora kuba warwaye uwo mutezi cyangwa izo mburugu, mubwire mujyane mujye kwa muganga mwese mufatire imiti hamwe. Ni byiza cyane. Ikindi kintu cya mbere gikomeye mu rwego rwo kwirinda ni ugutanga ibiganiro mu bakuze, bakamenya izi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, aba bakuze yaba urubyiruko, abana bose bari kugimbuka, urubyiruko n'abakuze, byose izi nyigisho barazikeneye kuko ntawe udakenera inyigisho nk'izi ngizi, kuko ni inyigisho ziteza ikibazo cyane. Rero izi ndwara ushobora kugenda ukaryamana n'umuntu ntuhite ugaragaza ibimenyetso. Nk'ubu hari indwara idakunda guhita igaragara ku bagore, kandi yaryamanye n'umuntu uyirwaye akaba idashobora guhita igaragara, akayigendana ikazagaragara nko mu myaka 20 izaza iri imbere. Icyo gihe rero we ashobora kutabona ibimenyetso by'uko ayirwaye, ariko uwo baryamanye we agahita bigaragaza, cyangwa se uwo baryamanye wese akajya agenda amwanduza. Bitavuze ko kuba atagaragaje ibimenyetso ntabwo bivuze ko atamwanduza. Kuba atagaragaje ibimenyetso ntabwo bivuze ko atamwanduza. Rero kwirinda biruta kwivuza. Koresha kondomu. Ikindi nimba ufite ubwoba bw'uko abantu mwaryamanye nko abakobwa indangamirwa, nangiye kuvuga indangamirwa, baryamana n'abantu benshi bagiye batandukanye. Niba utamwize, gerageza byibura buri mezi 3, kuva ku mezi 3 kujya ku mezi 6, gerageza wipimishe kenshi. Gerageza ibyo kwipimisha kugira ngo urebe uko ubuzima bwawe buhagaze. Ikindi, wikifata ngo wihishahishe. Nimba ukeka ko umuntu mwaryamanye afite izo ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, ukaba umukeka, jya kwa muganga ujye kwipimisha, kuko ni ubuzima bwawe n'ejo hazaza hawe. Ikindi, mugerageza gukoresha kondomu. Nimba kwifata bikunaniye, kwihangana bikakunanira, koresha kondomu, kuko kurwara izi ndwara zizakuzahaza, zigusubiza inyuma muri byinshi, zituma utajya mu kazi nk'uko bikwiye,
zituma ugenda urwara zikuzahaze, ufata imiti myinshi mu buryo budasobanutse igenda ikwica nk'imiti ya sida, ituma umuntu yumva yacitse intege cyane, usanga ubuze uko ujya mu kazi kawe kandi ariko kagutunze. Ni ukuri rero kwirinda biruta kwivuza. Kwirinda nicyo kintu cya mbere, nicyo tubereye aha ngaha. Ikindi ni ukugira isuku, ni ukunywa amazi menshi. Ibyo gukora byo ni byinshi, ariko nimba ugize ikibazo jya muri komenti utwandikire comment section, nicyo tubereyeho. Rero uyu munsi twavugaga ku ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ibiganiro byacu ni ukuri nakagaruka. Niba udukunda akagukunda, iyi channel ya Agape Official, iyi channel ni iyanyu si iyacu gusa. Iyi channel niyo guteza imbere abanyarwanda, niyo kubungabunga ubuzima bw'abanyarwanda. Ni ukuri twirinde. Kwirinda biruta kwivuza. Kwirinda bituma umuntu adasesagura umutungo w'urugo. Niba udafite n'urugo, bituma iyo ukomeza kurwaragurika uburwara nk'ubu ngubu bwa hato na hato, bikudindiza inyuma mu iterambere. Guhora mu ndangamirwa abagabo rwose bidindiza umutungo w'urugo. Basore bituma nukuri utabasha kugira ikintu ugeraho, nta terambere wagira. Uhora mu ndangamirwa, uhora mu burwara nk'ubu ngubu budasobanutse, Imana bidindiza n'ubuzima bwawe. Ni ukuri bigabanya iminsi yawe yo kubaho kubera kurwaragurika ubuntu budasobanutse. Tugerageze twirinde. Kwirinda biruta kwivuza. Video yirebe uyirangize, umenye byinshi kuri STI, umenye byinshi ku ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Niba ikiganiro gikunze, jya muri komenti utwandikire utubwire ko ikiganiro gikunze. Bidutera motivation, bigatuma dukomeza gukora cyane kugira ngo dukomeze kubaha ibyiza. Niba ugize ikibazo jya muri komenti ucyandike, tuze tukigusobanurire. Ariko ntiwibagirwe gukora like niba video yacu wayikunze, ntiwibagirwe gukora share, ntiwibagirwe gukora subscribe nimba utarayikora aho berereye mu gihugu hose. Igihugu cyacu cyose waba uherereyemo, ikiganiro kikugeraho. Rero ibiganiro byo kuri Agape Official ni ukuri nakagaruka. Mu kuri kuduha subscribe ni inkunga ikomeye. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.